Hari igihe wisanga wakunze umuntu ukamariramo, ukumva ko wa muntu akwiriye urukundo rwawe, ukumva ko akwiriye umutima wawe, ariko mu by'ukuri wibeshye. Nyuma y'igihe ukazasanga uwaribeshye ntabwo yari agukwiriye. Ibi ni ibintu rero bitera igikomere cy'umutima, hahandi gitinda gukira, yewe rimwe na rimwe ugasanga cyanze no gukira, ahubwo kiga kubana nacyo. Hari igihe uhura n'abagabo benshi mu buzima bwawe, bakubwira ko uri mwiza, bakubwira ko uteye neza, bakubwira ko uri igitangaza, yewe rimwe na rimwe ukumva uri umuntu utangaje. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ibintu byose bakubwira ntabwo biba ari ukuri nk'uko ubitekereza. Ariko kubera ko abagore muri kamere yabo ni abantu bakunze kubwirwa amagambo ashimishije, ubataka, ubabwira neza, kubera ko inzira yonyine igera ku mutima wabo ica mu matwi. Ariko nanone wakwibaza ngo bimaze iki kuba umuntu yakubwira ko ureba neza kandi ubizi neza kutabona? Ntukumve ko umuntu kuba yakubwira ngo uri mwiza ari byo bikugira mwiza. Uri mwiza kubera ko Imana yakuremye uri mwiza, niyo mpamvu nawe akubwira ko uri mwiza. Ni byiza ko umuntu aguha compliment, ariko nanone ntuzabigendereho cyane. Iyo umuntu abonye wambaye neza akubwira ko wambaye neza, ntabwo rero rya jambo rye ry'uko wambaye neza ryo rituma wambara neza, ahubwo ni uko yabonye ko wambaye neza. Uyu munsi wa none rero nje kukubwira ibintu uzabona ku musore, ukamenya ko uwo musore nta rukundo agufitiye, ahubwo ari kugukoresha mu nyungu ze. Tubane. Ikintu cya mbere uzabona kuri uyu musore, ni wa musore ugukorera ibintu ariko afitemo inyungu. Ni ukuvuga ngo ibintu byose agukoreye hari inyungu imugarukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari inyungu ntoya iri bumugarukire cyangwa se ibinini, ariko ikintu cyose agukoreye amakinga shuwa ko hari ikintu ari bukuremo cy'inyungu. Ni ukuvuga ngo wibuke neza ko iyo ukunda umuntu ntacyo utamukorera, kandi ikintu cyose umukorera nta nyungu uba ugitegerejemo. Ubikora kubera kumva ko ari inshingano zawe nk'umuntu ukunda. Ikindi kintu cya kabiri, ariko ntarajya ku cya kabiri, ni ukuvuga ngo uru rukundo barwita transaction relationship. Murasa nkaho hari icyo mugura. Ni wa muntu uguha ariko ategereje inyungu. Icya kabiri rero, ni wa muntu uhora agushyira muri guessing, ntashaka kumenya what is going on ku buzima bwe. Ni wa muntu ukomeza guhidinga cyangwa se guhisha ibintu byinshi bitandukanye ku buzima bwe. Ntabwo ashobora kuza kubwira ati ngewe ndeka kukubwira bino kubera impamvu izi n'izi, nyine ngo abikiliyaringe noneho umenye impamvu. Ahubwo wowe usigara wibaza uyu muntu arankunda, uyu muntu turakundana, bimeze bite? Uhora muri guessing kubera ko ntaba ashaka kukubwira byinshi ku bimwerekeyeho. Wibuke neza ko umuntu ugukunda ntabwo agushyira muri guessing, ahubwo ashyira umucyo ku bintu kugira ngo nawe umenye ikijya mbere. Ikindi kintu cya kabiri azakora, ni wa muntu utakugira priority mu buzima bwe. Ntabwo uri uw'agaciro, nyine muri ba bantu b'ibanze ntabwo urimo. Ni ukuvuga ngo akwibuka hari ibyo yabanje, akora ibyo byose, gahunda ze zose zarangira akabona kukwibuka, cyangwa se ugasanga akwibutse kubera ko umwibukije. Hari ibintu bakunze kuvuga ngo hari igihe ngo umuntu aba ari busy, birashoboka cyane rwose ko umuntu ashobora kuba busy. Hari n'abantu bakora ahantu batemerewe telefone, ariko communication uba ubizi neza ngo aya masaha kugera aya masaha ntabwo yemerewe telefone. Ariko niyo ageze muri break akwandikira message, akubaza uko wiriwe, akubwira ko agiye muri break, nyine nubwo afite agahe gato ariko aragakoresha. Kuvuga rero ngo umuntu yabaye busy all time aba ari ukubeshya cyane, ahubwo aba afite ibindi arimo bimufitiye inyungu kurusha wowe. Ikindi kintu nanone uyu muntu azakora, uzasanga ari wa musore utita ku marangamutima yawe. Ni ukuvuga ngo ni wa muntu utangira kubwira ibibazo byawe, ugasanga nyine arabica hejuru, ntashaka kubijya in deep, arakubwira ati nyine ihangane bizarangira, ibintu nk'ibyo, ugakomeza nyine kumva adashaka ko mubivugaho cyane. Usanga ari wa muntu ukubwira ko uri mwiza iyo uri muri good vibe, ntabwo kubabara bikubereye, ntabwo iyo urakaye uba uri mwiza.
ibintu nk'ibyo kubera ko ntabwo aba ashaka ko umubwira ibibazo byawe. Wibuke neza ko iyo ukunda umuntu ibibazo bye aba ari ibyawe. Iyo yagize ikibazo wumva ushaka kumenya se byagenze bite, ni gute twabikemura, ibintu nk'ibyo. Ariko uyu we siko bigenda, ahubwo akubwira ko iyo warakaye uba utari mwiza. Ikindi nanone uzasanga ari wa musore nyine ukunda guhisha, ntabwo akuganiriza ibintu ku buzima bwe. Buriya iyo ukunda umuntu by'ukuri hari igihe usanga wamubwiye n'ibintu pe utatekerezaga ko wamubwira ku buzima bwawe, kubera ko uba wumva ko uri free, ntacyo guhisha gihari. Ariko uyu nguyu we muganira iyo muhuye, uzarebe no kuri telefone iyo muganira ntabwo aba ashaka ko muvuga ibintu byinshi, arakubwira ati tuzabiganira turi kumwe, nyine ntaba ashaka ko winjira cyane ku buzima bwe. Ikindi kintu uyu muntu uzasanga akora, uzasanga ari wa musore ukunda kukuganiriza ibiganiro bye byinshi cyane byibanda kuri sex cyangwa se ku mibonano mpuzabitsina. Aha ngaha unyumve neza, ku bantu bakundana bari nomo, ibi bintu bishobora kuzamo bitewe n'ibiganiro murimo kuvugaho, ariko ntabwo ari byo bintu byiharira ikiganiro cyanyu cyangwa se ngo bibe ikiganiro cya buri munsi. Ariko uyu muntu we uzasanga rwose ari byo bintu akuganirizaho, nta n'ibindi bintu bifatika muganiraho. Iyo mukundana muba mufite vision y'uko mubona ubuzima bwanyu, hari ukuntu muba mwifuza kuzabaho mu bihe biri imbere, muganira kuri ibyo ndetse n'ibindi bintu byabungura mu buzima busanzwe. Ariko uyu we nta future yawe nawe, mbese ibiganiro bye aba ari aho biganisha gusa. Wakwibaza ngo rero mu gihe nsanze mbana n'uyu musore mu gihe kinini tumaze dukundana ariko ntari mbizi ko ambeshya, ese nakora iki? Ubundi niba ukunze umuntu jya ubaza impamvu y'urukundo rwanyu ruragana hehe, nyine mubishyire ahagaragara ahabona, muganire mube open, hanyuma nimumara kuba open umwe abwira undi nyine inzira y'urukundo rwanyu, bizabafasha gusobanukirwa neza iyo mugana. Ikindi nanone jya wita cyane ku bikorwa kuruta amagambo, kubera ko buri muntu wese yakubwira ibyo ashaka. Ururimi ni inyama yigenga, abantu bose baravuga ariko ibikorwa nibyo bibatandukanye. Jya wita cyane rero ku bikorwa agukorera kurusha amagambo akubwira. Ikindi nanone jya wita cyane ku mihindagurikire y'ibyo agukorera. Uburyo mwari mubanye uyu mwaka, ibyo yagukoreye ese byariyongereye, byaragabanyutse, byagenze gute? Ugende wita kuri etape ya buri kintu mu rukundo rwanyu. Ikindi nanone jya uba umuntu uzi gushyiraho deadline cyangwa se ujye umenya gusoza ibintu mu gihe ubona ko bitagenda neza. Buriya urukundo ruryoha iyo ruri reciproque, ni ukuvuga ngo iyo ukorera umuntu ibikorwa nawe akabigukorera muba muhuje. Ariko iyo usanga ari wowe ushyiramo imbaraga nyinshi, umwanya munini mu bikorwa bibera hagati yanyu, ugasanga undi ntacyo bimubwiye, ugasanga nta mbaraga bishyiramo, aho ngaho uba uvunika wenyine kandi gukomeza guhatiriza n'ubundi birangira ukomeretse. Jya wiha umwanya rero kuvuga ngo ugire n'imbaraga zo kuvuga ngo ibintu niba bitagenda neza reka tubirangize. Ikindi nanone ntuzigere uba umucakara w'urukundo, ugere hahandi wumva ko udashoboye kwinyeganyeza, ntiwashobora kuruvamo, byararangiye. Niba ubona ibintu bitagenda neza jya ugira imbaraga zo kubivamo, kabone n'ubwo wabona bikubabaje bingana iki, urababara yego, ariko igihe kiragera bigashira ugatabara ubuzima bwawe, kuruta uko wakomeza kuvuga ngo ibi bintu sinabishobora, ndamukunda, sinashobora kubivamo. Wabishobora, ahubwo ni uko utaramenya kwifatira umwanzuro. Ikindi nanone ntuzigere ukora ikosa ryo kuvuga ngo ngiye ngo nzahindura umuntu. Buriya umuntu ahinduka kubera ko ashaka guhinduka, ariko ntacyo wakora ngo uhindure.